tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi iterambere ryacu ryubakira mu migi, ariko iyi migi yacu yose ibarizwa ku butaka. Ibikorwa dukora byose byaba iby'ubucuruzi n'ubukerarugendo n'ibindi byose byinjiza amafaranga menshi bibera ku butaka. Bivuze ngo ubutaka niho dukorera ibikorwa byacu kurusha ahandi hose. Ingendo zo mu kirere zikorwa ariko bijya mu kirere cyangwa ibyogajuru bihagurutse ku butaka. Imodoka, amagare, moto n'ibindi binyabiziga byose bigenda ku butaka. Abantu natwe tugenda ku butaka. Kugira ngo byumve neza, ingabo zikomeye ku isi nizirwanira ku butaka. Nizirwanira mu kirere, ziba zirwanira mu ndege zahagurutse ku butaka. Bivuze ngo ubutaka ni isoko yo kubaho kwacu. Abahinzi bahinga bahita bumva inyungu zabyo kubera ko kwiteza imbere kwabo haba mu guhinga ibihingwa by'inyongera musaruro babikorera ku butaka. Ibikorwa nk'amazi tunywa n'ibyo turya byose bituruka mu butaka. Ubutaka niyo soko yo kubaho. Banavuga yuko n'umuntu yaba ari rimwe mu itaka. Ni mutabazi ukomeye tugoboka mu bihe by'ishyingura, akaba n'umurinzi uturinda kubera ko ibyo turya intungamubiri zivamo ziba zavuye mu butaka. Ibinyabutabire inyamaswa zikura mu butaka ziriye cyangwa zishokoye ku bwatsi, nibyo iyo turiye izo nyamaswa nk'inka cyangwa ihene tuba dufashemo potassium cyangwa calcium. Iyo hene yafashe mu bwatsi yariye, natwe tukaba turayinjije. Bivuze ngo umuntu n'ubutaka bafitanye isano ntakuka. Soil, ubutaka niryo bere basogokuruza bonse bararituragana n'uyu munsi badutegeka kuzariraga n'abazadukomokaho. Kugira ngo witwe umunyarwanda n'ukuri ku butaka bw'u Rwanda. Ugeze Kongo ushobora guhabwa ubwene gihugu kitwa umukongomani kubera kuri ku butaka bwa Kongo. Bivuze ngo ubutaka ni isoko yo kwitwa bene gihugu. Nitwa Ismael Mwanafunzi aka Mwanafunzi. Nivuga ngo iyo ndimo gutambuka haba mu ntara no mu mujyi ahantu hatandukanye, unkubisa amaso hari igihe nshiduka yanyoye. Ati Mwanafunzi ndakubona, Mwanafunzi ndagukunda, Mwanafunzi ifoto tukifotoza agapostinga akobwa bati ni copy. Alright, abakunzi ba JALAS official, by'umwihariko reka mbasuhuze aho muherereye mwese mu mpande enye z'isi, by'umwihariko bari i Kigali, abari muri diaspora n'abari mu ntara z'u Rwanda. Reka mbize ko ibintu ari amahoro, ubwo ngubwo nizere ko namwe ari amahoro aho muherereye. Turi muri Goma mu rugo, ariko akazi karakomeje, ni nayo mpamvu tugenda dukomeza kuganira nabo mukunda kugira ngo mukomeze namwe kugenda munogerwa na gahunda tubategurira. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe, umusore mwakunze cyane cyangwa se mukunda muri benshi. Ni umusore muzi nka Ismael Mwanafunzi, ariko nzi neza ko yitwa Ismael. Yeah man, si byose? Ariko wenda kuba ari Mwanafunzi nabyo ni ikindi. Muvandi, ndakwakiriye. Amakuru mbere na mbere, umeze ute? Bariteguye kujye kunsubiza mu buryo buri documentaire. Tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi iterambere ryacu ryubakira mu migi, ariko iyi migi yacu yose ibarizwa ku butaka. Ibikorwa dukora byose byaba iby'ubucuruzi n'ubukerarugendo n'ibindi byose byinjiza amafaranga menshi bibera ku butaka. Bivuze ngo ubutaka niho dukorera ibikorwa byacu kurusha ahandi hose. Ingendo zo mu kirere zikorwa ariko bijya mu kirere cyangwa ibyogajuru bihagurutse ku butaka. Imodoka, amagare, moto n'ibindi binyabiziga byose bigenda ku butaka. Abantu natwe tugenda ku butaka. Kugira ngo byumve neza, ingabo zikomeye ku isi nizirwanira ku butaka. Nizirwanira mu kirere, ziba zirwanira mu ndege zahagurutse ku butaka. Bivuze ngo ubutaka ni isoko yo kubaho kwacu. Abahinzi bahinga bahita bumva inyungu zabyo kubera ko kwiteza imbere kwabo haba mu guhinga ibihingwa by'inyongera musaruro babikorera ku butaka. Ibikorwa nk'amazi tunywa n'ibyo turya byose bituruka mu butaka. Ubutaka niyo soko yo kubaho. Banavuga yuko n'umuntu yaba ari rimwe mu itaka. Ni mutabazi ukomeye tugoboka mu bihe by'ishyingura, akaba n'umurinzi uturinda kubera ko ibyo turya intungamubiri zivamo ziba zavuye mu butaka. Ibinyabutabire inyamaswa zikura mu butaka ziriye cyangwa zishokoye ku bwatsi, nibyo iyo turiye izo nyamaswa nk'inka cyangwa ihene
tuba dufashemo potassium cyangwa calcium iyo hene yafashe mu bwatsi yariye natwe tukaba turayinjije bivuze ngo umuntu n'ubutaka bafitanye isano ntakuka soil ubutaka niryo bere basogokuruza bonse bararituragana n'uyu munsi badutegeka kuzariraga n'abazadukomokaho kugira ngo hitwe umunyarwanda n'ukuri ku butaka bw'u Rwanda ugeze Kongo ushobora guhabwa ubwene gihugu kitwa umukongomani kubera kuri ku butaka bwa Kongo bivuze ngo ubutaka ni isoko yo kwitwa bene gihugu nitwa Ismael Mwanafunzi aka Mwanafunzi copy ndabashimiye aka Mwanafunzi copy aha hanyuma ngira ngo ni talent imaze kumenyerwa na benshi cyane bakuzi bagukurikira talent iri hejuru cyane by'umwihariko mu kwigana uyu mugabo Ismael Mwanafunzi ariko ni igitangaza nabyita coincidence cyangwa se uruhurirane kuba witwa Ismael kabuzi no kwigana mu Mwanafunzi Ismael muri ubwo buryo kugeza aka kanya jewe sinzi ntago ndi bugendere ku bindi biganiro wakoze ariko waba wari wahura na Mwanafunzi cyangwa wamuvugishaho cyangwa se yari yakubwira ati narakubonye kuri YouTube nyine donc hari habaho connection ituma ubona Mwanafunzi nyirizina na copy zahezi nyirizina na copy ntago barahura original na copy ntago birahura ariko si uruhare rwa suko nta ruhare yabigiramo ahubwo ntekeza ko ari impamvu z'akazi afite akazi gakomeye kenshi kandi katoroshye bivuze ngo rero kuvugana ko kuri telefone abanyamakuru benshi bagiye bampuza no kuri telefone tukaganira ariko guhura bigahinduka imbogamizi bitewe n'akazi akora yego ko buri munsi abari mu kazi kumva rero ko nta cyo mushinja ariko ikidahura wabonye contact ye ukamwandikira oya contact ye ntayo ngira abanyamakuru nibo bagiye bagira gute abanyamakuru nibo bagiye bamuhamagara bakampuza nawe ariko nta contact ngirize nangira gusa nizeye ko byanze bikunze mu biganiro maze gukora biroroshye contact ndayibona hari uwigeze amuhamagara se mu kiganiro live mukavugana se ntago twigeze tuvugana ahubwo yavuganaga nyine n'uwo wamuhamagaye Irene yaramuhamagaye yamubwiye ko ari mu kazi kenshi n'uwitwa Bob uramuzi ukora kuri Flash nawe yaramuhamagaye baravugana ariko amubwira ko nyine duhana deadline yo guhura ntibyakunda kubera ko icyo gihe imvura yaraguye twari guhura ariko cyumweru imvura iragwaye birabizamije twabona uko tubonana ariko nabwo nari kujya ari uko nyuze kuri Bob okay aha hanyuma wenda ni talent nini cyane ni ibintu wamenye ryari ko ushoboye namenye ko mbishoboye mu 2019 turimo gusoza ikiciro cy'amashuri yisumbuye aho ngaho ni Kayonza n'ubundi kuko niho mu rugo niho nkomoka niho nakuriye naho nize ubwo rero mu gihe turi mu cyanya turimo gukora itorero nibwo nahiswemo nk'umuvuzi w'amacumu yego hanyuma njya kuvuga amacumu nza gukora documentaire mu ijwi rye barumva baravuga bati niwe noneho nanjye mpita numva ko noneho ngomba gushirika ubute nkagaragaza ko iyo talent ifite ujye utekereza gukora uburyo bw'ibiganiro hari abandi bantu bari bakwaproachinga kuko Mwanafunzi wenda ashobora kuba akanya agoye wenda cyangwa se bitoroshye kumugeraho bitewe nuko ko nawe wabivuze uti abari busy bari mu kazi kenshi cyane ni umukozi wa RBA wenda bitoroshye no kuba wakoresha mu bundi buryo buri privé hari abandi bantu bakwaproachinga muri ubwo buryo bakavuga ati wakora ibiganiro byawe bwite tugakorana cyangwa se wowe nawe ujye ubitekereza kuba wakora documentaire wenda zidashingiye kuzo usubiramo muze bibeze bite ndabitekereza cyane kubera ko nk'ibyo mvuze byinshi abantu bajye babyumva ahantu navuze ibintu bye ni hake ibyinshi ninge ubagize gute wabitekereje gusa nkagendera muri toye so rero nkavuga ko mu buryo abantu baranyegereye abashaka bati turashaka ko dukorera publicité tukatwamamariza turashaka ko ukora documentaire urimo kuvuga kuri iyi company yacu tukaguha amafaranga nayo ariko ndavuga nti nta na rimwe bikwiye ko umuntu akoresha inyungu ze mu izina ry'abandi akoresha inyungu ze mu izina rye bwite rero urumva niba nshobora gufata umwanya nkavuga ngo ngiye kuvuga kuri company runaka ukamera nkaho uri Mwanafunzi urimo kwangiza
izina rye witwaje inyungu zawe bwite No ejo cyangwa kumurira. ejo bundi bihanirwa n'amategeko ntabwo biba ari sawa ubwo rero ndavuga nti igihe icyo mfite talent yo kumwigana nukenera ko nkukorera publicité nzayikora mu ijwi ryanjye risanzwe ariko ntabwo nzajya gukora Ismael Mwanafunzi kuko icyo gihe ntekereza yuko ubu utangiye gutanga challenge itari nziza no ku bantu bakwizeraga bakugiraga ikize bagatangira kugitakaza bavuga baturiya arimo arangiza izina ry'abandi yitwaje ko azi kumwigana. Yeah. Aha, wambwiye uti ibintu byinshi ndabyihimbira nkabitwara muri toye. So wihangane ngo ufatirane ko nanye baguse kugufatirana kandi ari ukugufatirana ko ntabwo nabiguteguje. Bwira shishikariza abantu badukurikiye gukora subscribe kuri channel ya JALAS official mu buryo bwa documentaire. Abantu badukurikiye bavyumva ibyo ngibyo bita gukubita mu cyico. Ibyo bita gukubita mu cyico ariko ntago bigoye cyane umuntu wari wese ufite inganzo nyabasizi imubwiye iti kora icyo bita talent nemera ko iyo bavuze ngo ni tala n'umuntu afite impano yo guhimba indirimbo iyo umubwiye ngo himba ako kanya ahita himba iyo umubwiye ngo ririmba ahita ririmba yazi gucuranga ahita acuranga so rero naye kumbwiye gutya ntabwo rwose nzu yaza hinganze nkwereke uko bigenda Channel ni JALAS official. JALAS official ikorera honde Uyunge JALAS. JALAS. Okay. Umukameraman. Tubashimira ko mudukurikira muri benshi aho murereye hose abari mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu aba diaspora. Uyu munsi mu Rwanda hari abantu benshi bafite amashusho n'amajwi bicuruza kandi ubwo buryo bicuruza mu bigacuruza mu buryo bwo gutanga ubutumwa. Ubwo butumwa aho butambukira bisaba kugira icyo gitangazamakuru cyangwa se umunyamakuru abe yizewe ku buryo umuntu ashobora gukurikira igitangazamakuru agafata amakuru yizewe n'ibiganiro byiza ashobora gukuramo inyunganizi mu bitekerezo bye byubaka bya buri munsi. Uyu munsi abantu bazi showbiz nyarwanda cyangwa se mu ruganda rw'umuziki filme n'ibindi bazi umunyamakuru witwa JALAS. Ntabwo bamuzi kuri flash gusa ahubwo bamuzi mu biganiro byinshi no mu nyunganizi nyinshi atanga aho yagiriye inama ndabasuhuje. Uyu munsi wibazaga ahantu ushobora gukura JALAS bikoroheye ukahabura bitewe nuko mu myaka yatambutse byari bigoye kuba wabona umuntu nimero ze 100% kubera ko abamuhamagara mwabaga muri benshi kandi mumubwira ibintu bitandukanye bamwe bamusuhuza abandi bamugisha inama abandi bashaka kumubaza ibibazo ariko uyu munsi byaroroshye ikibazo wari ufite uragisubizwa inyunganizo wifuzaga gutanga urayitanga binyuze mu buryo bw'ibitekerezo unyuze kuri channel yitwa JALAS official. Aho honyine ushobora gusanga ibiganiro byizewe kandi byubaka nushobora gusanga abatumirwa b'umwimerere bafite ubutumwa bwumvikana kandi bugamije guteza imbere rubanda no kubashishikariza umurimo. Uhasanga abanyamakuru b'umwimerere nka JALAS nyirizina ari nawe nyiri gitangazamakuru. Ko ari we nyiri gitangazamakuru nibyo byoroshye kugira ngo byumve neza ko ibihavugirwa n'ibikorwa byose kuri icyo gitangazamakuru byizewe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Bayi kazi. Ni atari kabisa. Man, uri talented. Ndabyemeye none. Thank you. Yangira utuntu wamize ariko akangaka ukarekuye nona. So rero ni talent ariko ku makuru mfite urabizi ko twiye kuganiraho n'ubundi kuri radio wambwiye ko ukora n'UMC ukagira n'ibindi bintu bitandukanye ukora wenda nabyo wabikomozaho wenda kuri izindi mpano abantu badahwenda badakunze kwibandaho cyane bitewe n'uko iyo ngiyo yiganje. Yes. Bo ku UMC ubukwe nuko bwahagaze ariko ubundi mu bukwe nari MC yeza kandi w'ikinyabupfura ukorana bunyangamugayo n'umurava mu kazi. Yego. Biragoye mu Rwanda ko babona MC ukubwira ngo ninza mu bukwe ni nkaho niba ari umugeni waguhamagaye ni nkaho ari mushiki wawe niba ari umusore ni nkaho ari mukuru wawe ugakora ibintu bikora nkaho urimo kwikorera. Urumva rero ntabwo navuga ko sinakemera ngo ndi umuhanga ariko none sinakipfobye gusa icyo nzi nuko ndi umu-MC kuvuga ngo mvuze ngo ndi umuhanga hejuru umuhanga baharundi bararutana
ariko buriya buri muntu wese mu buryo bwe ni umuhanga. Muganiriye agukoreye ibintu mu buryo bwe aba ari umuhanga. Ibindi ni impano ijyanye no kuririmba, aho nanyuze henshi nagiye mbabwira ko muntu za mu gisekuruza cyangwa se mu gisekuru cyo kwa mama harimo sogokuru wanjye witwa Nkurunziza François. Yego. Urumva rero kuba harimo Nkurunziza François no umucuranzi waririmbye nanze igitebwe umubano mu bantu n'izindi ndirimbo, bituma nanjye numva ko ngomba kugira inganzo yo kuririmba. Hanyuma nagiye mbikora kenshi, ndetse na n'uyu munsi nubwo ntaratangira kariya neza kubera covid, ariko ndizera ko hamwe n'Imana bizashoboka kandi nkaririmba ubutumwa bw'insanamutima ku banyarwanda ndetse no kubashishikariza ubumwe n'ubwiyunge. Kugeza ubu hari indirimbo wari wagerageza gukora mu buryo bw'amajwi ikarangira? Narayikoze irarangira, ariko producer urimo kuyikorera aza guhura n'ibibazo bya covid. Ubu no kuvuga ngo irahari yararangiye, ikisigaye ni ku-exportinga. Nizera ko mu kwezi kwa kane k'umwaka utaha mu gihe cyo kwibuka iyo ndirimbo irahari niyo kwibuka izajya ahagaragara. Byiza. Hanyuma Ismael, uri talented cyane mu bintu byo kwigana. Ismael Mwanafunzi ari nabyo wenda abantu basa nk'abakuzimo cyane, ariko uramwiye uti DUHE kandi mbikora neza. So kugeza ubu ngubu wavuga ko imibereho, urumva kariyeri zose uko nzumvishe, numvise ishobora guhita yinjiza amafaranga ari y'UNYUZE. Uburyo bw'imibereho bwo bumeze gute? Ko nubwo bwose abantu bashobora kuba bagukunda, ariko bagomba no kumenya bati uyu muntu se tumubuze. Uburyo bw'imibereho size, uburyo bw'imibereho size ni amahoro arahinda, nta kibazo gihari, kubera ko abantu benshi bagiye, buriya iyo wafashije urafashwa. Abantu benshi bagiye rero bamfasha mu buzima butandukanye nagiye nyuramo bukomeye, kuko buriya kugira ngo uvukire mu ntara uzi Kigali uhabe uze ukorane n'abantu batandukanye bamaze igihe muri industry, we nta gihe umaze, biba bisaba guhasoringa kandi ukagira umuhate. So rero niba sahizi nza kugitangazamakuru nkaza ubwitange, uwampamagaye ubona hari gahunda ntabwo nshobora kwica, nditabira uko byagenda, nakemera nk'ikizindi gahunda zanjye nyirizina zisanzwe, ariko mpereza agaciro umuntu wari wese ufite umwuga w'itangazamakuru, kuko ahari yubahwe niwe utuma abanyarwanda bamenya ngo biravahe birajya uyu munsi bimeze gute, ejo bizaba bimeze gute. Ayo makuru habaye hatari abanyamakuru, ayo makuru tukaba turi muri zero. Urumva rero ubuzima uyu munsi buhagaze neza, ariko urabona ko covid yaje, lockdown bazishyizeho. Urumva byabaga ari gutera uturaka, niba nshobora kujya muri interview, nshobora abantu baba baranyemereye ibintu byinshi, imishinga, projet. Uyu munsi nateye ikiraka nakoze bijyanye n'itangazamakuru byo kwimenyereza. Urumva radio nakozeho Voice of Africa, ariko uyu munsi ntabwo nkikora yo kubitewe n'impamvu ziba zitandukanye, ukabona uri kure. Ariko sahizi bijyana na talent yanjye ntabwo mbayeho nabi, cyangwa n'abadukurikiye barabibona. Ngiye kuvuga ngo mbayeho nabi byaba ari ukwiriza, kandi buriya umugabo nyawe ni uvuga ikintu azasubiramo, agahamya ukuri, agatanga ubuhamya ashize amanga, agakoresha ukuri kutagira ikizinga. Ni byiza, ni ibintu byo kwishimira, niko nabivuga. Ariko ibyo byose wambwiye uti Mwanafunzi ubwe ntiturabasha kugira ibyo tuvugana bitandukanye wenda byo kuba mwamenyana, ariko iyo yose iyi mpano yawe hari abantu yinteresa, hari abantu ishimisha, hari abantu bishimira kukubona muri iyo shusho, wenda bitewe nuko Ismael Mwanafunzi n'ubundi yahisemo kutigaragaza. Ntacyo ubona kuza mu ishusho ya Mwanafunzi, wenda kumwigana n'itara ukwayo, ariko nta kindi kintu bikuzitira wenda ku buryo abantu kugira bafata umwanya bavuga ati nitanga Ismael bigoye? Ni kuvuga ngo iyo ndimo gutambuka haba mu ntara no mu mujyi ahantu hatandukanye, uwo nkubise amaso hari igihe nshiduka yanyoye ati Mwanafunzi ndakubonye, Mwanafunzi ndagukunda, Mwanafunzi ifoto
akifotoza agapostinga akavuga bati uwo ni kopi. Abantu bajya bapostinga amafoto bakabaca intege bubaho. Urumva ubwo rero urumva ni imbogamizi ikomeye, ushobora no kuba wenda hari akantu wenda gakwikorera bikakuzitira. Ubwo ni ushobora nko kujya ku ishansenge nko gukora akazi k'ubuyedi, inkuru igahita ikorwa mu itangazamakuru ati Mwanafunzi tumubonye ku ishanse yanze kujya gukora amakuru. Rero gusa icyo nemera nuko ubu ngubu ntago bikimeze nka mbere narakoraga nkabona Ismael Mwanafunzi nkataha ngezaho mvuye kwa Yago nibwo nahise ntekereza neza kuko na Chita yarambwiye ati try to explain people, wabwire wahe explanations, wabwire ko utari we. Niyo mpamvu rero iyo maze kuvuga Ismael Mwanafunzi nongeraho Mwanafunzi copy, babyumve ko ari voice imitator. Okay, so you are going to imitate rero kugira ngo dusoze. Ngiye kwimitatinga ubwo ngiye gushaka kandi kantu tubwiraho katari ubutaka, kantu kashishikaza abantu ukurikije ibyegeranyo mu byuzi, cyangwa se nakandi kantu wenda nkuko wambwiye uti hari utwo mpimba ariko nkajya mu murongo wa Ismael Mwanafunzi, ariko nka Ismael nawe hari kandi kantu ugiye kuduha ubundi tukasoza kwa ko ni byinshi. Okay, umwanya no wawe mubyeyi. Abanyarwandakazi bakorere mu nganzo. Mu myaka yatambutse indwara z'ibyorezo zibasiye isi zirayizubaza, abantu bahinduka victime kubera indwara z'ibyorezo. Icyorezo nka sida cyahitanye benshi, indwara zitandukanye nka malaria zibasiye benshi, fièvre jaune yica benshi mu Burayi, ariko ababashije kwirinda nibo barokotse. Bivuze ngo kwirinda biruta kwivuza koko. Uramutse wirinze wabaho neza igihe kirekire bitandukanye n'ubutarinze. Icyorezo nka COVID-19 umuvandimwe tumaranye nawe igihe kinini gisaga umwaka, uyu munsi niwe tugihanganye nawe kandi turi kumwe tubana. Kwambara agapfukamunwa byabaye ihame, byabaye n'itegeko, twarabyubahije turabyemera, ndetse ku buryo bamwe kishushanyije ku matwi. Gukaraba intoki byabaye umuco, n'abatarakarabaga barabyumva barabyubaha. Kuva mu mujyi kugeza mu cyaro abantu bose basabwa gushyiramo metero. Ku masoko n'amavuriro hose haba hari urukarabiro ku buryo buri muntu asabwe gukaraba intoki nibura buri kanya, kugira ngo byibura bareke ko harokoka ubuzima bwa benshi kuruta uko hagenda ubwa benshi. Ariko nubwo dukora ibindi buri munsi twumva imibare izamuka y'abandura n'abapfa bagakomeza kubaho. Kubera iki? COVID-19 ifite ubuhe mwihariko ku buryo ihitana abantu benshi mu gihe gitoya, ku buryo na n'uyu munsi tugisabwa kubahiriza amabwiriza kandi urukingo ruhari. Uyu munsi nubwo inkingo zihari ngo ntabwo byakuza kwandura COVID-19, iki cyorezo gifite umwihariko, kirakaze kandi kirakomeye. Abanyarwanda mushishikarizwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse mugashyiramo no gushyiramo umwete, mugashyiramo umurava kugira ngo tureko twagera ku iterambere, nibura ibikorwa byafunzwe bizafungurwe, twongere tugaruke mu iterambere, twongere dukora ibikorwa bisubira uko byari bimeze. Ibi ngibi ntabwo twabigeraho tudafatanyije. Ingamba zihora zitangwa, amabwiriza agashyirwaho, ariko abayica buri munsi muhora muboneka. Icyo nkushishikariza ni ugukaraba intoki nibura kenshi ku munsi, kandi ukambara agapfukamunwa neza, warangiza ugazirikana gushyiramo intera hagati yawe na mugenzi wawe nibura ingana na metero 1. Byakunanira ibyo ngibyo ukaguma mu rugo. Uyu munsi tugiye kuguma mu rugo, tuzamaramo iminsi 9, ishobora no kwiyongera bitewe nuko twitwaye. Kwitwara neza kwacu bizatuma iyi minsi iba 9 gusa, nitwitwara nabi bizatuma hiyongeraho iyindi usange mu minsi iri imbere bifashe n'ukwezi. Njye Ismael Mwanafunzi aka Mwanafunzi copy, nabagiraga inama. Copy none kudukopi iyo link ngo twizere ko abantu badukurikiye, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange turashishikarizwa kwirinda COVID-19. Ubwo rero twizere ko bari buze kumva iyo nama utanze muri ubwo buryo. Hanyuma Ismael,
ndagushimira rero mbere na mbere kuba wemeye ko tuganira kuri JALAS official. Twe twaraganiye kuri radio ariko wenda njya ngo bwa tuganiye ko ariho kamera. Ubwo reka twizere ko n'ikindi gihe tugukenera tuzakubona. Sinzi niba hari ubutumwa bwa nyuma watanga cyangwa se icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyangwa se inyunganizi tugasoza. Ubutumwa ntanga buri muntu wese udukurikiye nakore subscribe akande kunzogera kugira ngo nibura buri nkuru zinyura hano kuri JALAS official zijye zimugeraho, azirikane gusharinga ikiganiro cyose abonye, kubera ko iyo ubutumwa yo bumufashije nawe buba bwafasha na mugenzi we, asharinge nibura natwe mu minsi imbere tuzabe turi mu bantu barebwa na miliyoni imwe nk'uko abandi babikora. Nta kindi baturushetse gusharinga ibitekerezo byanyu muri comment, amalike yanyu ni inyunganizi ikomeye n'inkunga ikomeye kuri twebwe. Hanyuma kunkurikira ushobora kunsanga kuri Instagram ni MC kabuhariwe Mwanafunzi, ubundi tugakomeza kumerana neza. Ciao ciao, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.